waba warigeze ubona umuntu umwe cyangwa se benshi isi yatangariye cyangwa se ihora itangarira uburyo bakoramo ibintu bigatuma abatuye isi bose bashobora kubemera bakabatega amatwi mu buryo busa n'ububoroheye? Ujya wibaza uburyo bo babikora cyangwa se babishobora? Uko ubyibaza nanjye niko mbyibaza. Gusa muri iki kiganiro uraza gukuramo ibintu byinshi byagufasha kuba umuntu ufite ubushobozi bwo kwemeza abandi bitewe n'ibyo uvuga, ukora cyangwa se ibitekerezo byawe, kandi ibyo byose bikaba bitagutera kwishyira hejuru, ahubwo ugakomeza ugaca bugufi. Nitwa Lucien Ruzagiriza, mbahaye ikaze. John Maxwell uyu yanditse ibitabo byinshi bivuga ku buyobozi. Ubuyobozi si izina, ahubwo ni ugutuma buyobora bemera ibitekerezo byawe. Ushobora kugira imbaraga zo kwemeza no kumvisha abantu ibitekerezo byawe kandi nta mwanya w'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose ufite. Ibyo byose ushobora kubigira ku bantu bakuri iruhande kandi nabo bakabyemera uko. Ubundi abahanga bavuga ko kugira ubushobozi bwo kwigarurira abantu bigatuma bakwemera bitewe n'ibyo ukora cyangwa se uvuga bihererekanwa. Influence c'est l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ni gute wahinduka umuntu ufite ubushobozi bwo kwemeza abandi bitewe n'ibyo ukora cyangwa ibitekerezo byawe, aho utuye, aho usengera ndetse no mu nshuti zawe? Kubera ko iyo turebye mu isi hari abantu bakoze amateka kubera ikintu cyo kugira ibitekerezo bibasha kwemeza umuntu uwo ari we wese ushobora kumva aho bavuga, kuko abo bantu bahinduye ibitekerezo bya benshi ndetse ntitwatinya kuvuga ko bashyizeho icyo twakwita nk'ingengabitekerezo zabo. Abo bantu banyeganyeje isi. Abo twavuga nka Nelson Mandela, Warren Buffett, Bill Gates, Billy Graham, Martin Luther ndetse n'abandi benshi. Aba bose ni abantu usanga hari ibitekerezo byabo isi n'abayituye bagenderaho kugeza uyu munsi. Uyu munsi inkuru nziza nkuzaniye ni uko njyewe nawe natwe dushobora guhinduka abantu nk'abo mu bikorwa, mu bitekerezo ndetse no mu bindi bitandukanye. Gusa ikibazo wakwibaza ni gute ibi byagerwaho ariko kandi ukaguma uri umuntu uciye bugufi? Kubera ko ikintu cyo guca bugufi Imana ni ikintu ikunda cyane. Ibyo tubisanga muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 6. Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nk'uko tubibona muri iki gitabo cya Yakobo, Imana irwanya cyane abantu babibone ariko igakunda ndetse ikagirira ubuntu bwinshi abantu bicisha bugufi. Hari ibintu bine bishobora kugufasha gukura mu gihe waba ukurikirwa n'abantu benshi bitewe n'ibyo ukora, ndetse ibyo bigatuma urushaho kwicisha bugufi. Ikintu cya mbere ni ugukorera abandi. Mu gitabo cya Matayo ibice 23 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, ahubwo uruta abandi muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, uzishyira hejuru azacishwa bugufi. Habivuga neza ahangaha kubera ko haravuga ku kuba umugaragu w'abandi cyangwa se gukorera abandi. Hari ubwoko bubiri bw'abantu. Abantu ba mbere ni abahora bashaka ko abandi bagira icyo babakorera, haba mu kazi, haba mu nsengero ndetse n'ahandi hatandukanye. Uwakicara ategereje ko ibintu byose babimukorera. Hakaba n'abandi bo bahora bashaka kugira ibyo bakorera abandi. Umwanditsi w'ibitabo ukomeye cyane w'umunyakanada witwa Robin Sharma niwe wavuze uti kuyobora ni ugukorera abandi. Yesu ni urugero rwiza rw'umuntu wemeye gukorera abandi kugira ngo abayobore neza. Ku basoma Bibiliya muribuka neza inkuru ya Yesu n'abigishwa be ubwo yabozaga ibirenge umwe ku wundi uko ari 12. Ibi nibyo bigira Yesu igitangaza mu bantu babaye mu isi bagakurikirwa n'abantu benshi kubera ibitekerezo bye ndetse n'ibikorwa bye, kubera ko we bihera kuva mu kiragano cye bikambukirana ibinyejana n'ibinyagihumbi kugeza n'uyu munsi. Ndetse hari n'abagitangazwa n'ibitekerezo bye bakaniyemeza kubikurikiza kubera ko yahinduye amateka y'ikiremwa muntu. Rero ibi byose ntahandi yari yarabyubakiye ni mu gukorera abandi, akaba ariyo mpamvu abamwumvaga bakamukurikira bari benshi. Nyamara nubwo nta buryo bwo gusakaza amakuru bukomeye bwari buriho muri icyo gihe cye, ariko imbaraga z'ibitekerezo bye zageze ku isi yose. Mu nyigisho ze akenshi yahoraga avuga ku gukorera abandi, ndetse n'ubuzima yabayeho n'ubuzima yari abereyeho abandi. Niyo mpamvu mu gitabo cya Matayo yavuze ko ucishijwe bugufi uwo niwe uzashyirwa hejuru. Rero uko uhora witeguye guca bugufi ukagira icyo ukorera abandi, ni nako ugira imbaraga n'ubushobozi bwinshi bwo kwemeza abantu. Kugira icyo ukorera abandi bigaragaza uguca bugufi. Ikintu cya kabiri ni ukuvuga cyangwa se ukaganira ibyiza abandi bagezeho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3, ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Vuga, ganira ibyiza abandi bagezeho. Urugero, birashoboka ko waba ushaka kuzaba umuririmbyi, umuganga, umunyapolitike cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Rero tangira wige kuvuga ibyiza by'abantu. Ikindi mu byo wiga ugerageze gushaka ibyiza byakozwe cyangwa se byavuzwe n'abahanga muri ibyo bintu uri kwiga. Ibi rero bizatuma imbaraga n'ubushobozi ugira ku bantu byiyongera kubera ko wize kuvuga neza, kandi nta kabuza ko abantu bahita bakubona mu ishusho yo guca bugufi. Yohana igice cya 3 umurongo wa 30, uwo akwiriye gukuzwa naho njye nkwiriye kwicisha bugufi. Uyu ni Yohana umubatiza wavuze aya magambo. Nawe ari mu bantu bagize imbaraga n'ubushobozi ku bantu benshi kubera amagambo n'ibitekerezo yari afite. Ahangaha yavuga
yavugaga ku muntu umuruta ugiye kuzaza akavuga ko yaje kumutegurira inzira. Ibi rero byatumye abantu bose bamuhanga amaso ndetse banamutega amatwi. Rero niba ushaka kugira imbaraga n'ubushobozi ku bantu ndetse birimo no guca bugufi, ni byiza ko wiga kuvuga ibyiza abandi bagezeho. Ikintu cya gatatu ni ukwiga uburyo wasimbuza amagambo ibikorwa. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 37 umurongo wa 5, Yozefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Ahangaha Yozefu nta kintu na kimwe yakoze, ahubwo yishyize hejuru maze aravuga cyane. Rero niba ushaka kugira imbaraga n'ubushobozi ku bantu, icishe bugufi, uvuga amagambo make ahubwo ukore cyane. Yozefu yaje kwisanga ari umucakara muri Egiputa, aho yagombaga gukora cyane kubera ko nta muntu ahangaha yari kubonaho kumutega amatwi. Nta yandi mahitamo yari afite atari ugukora. Rero ni mu gukora byatumye abona umwanya ukomeye mu buyobozi, ndetse nibyo byatumye agira imbaraga n'ubushobozi, byatumye akurikirwa na benshi mu gihugu cyose cya Egiputa. Ibi byanatumye akiza igihugu cye n'umuryango we. Rero si amagambo cyangwa se kuvuga cyane byatumye agera kuri ibyo byose, ahubwo byatewe no gukora. Nawe unyumva, ndagusaba ko wareka kuvuga amagambo menshi ahubwo ugakora. Jeff Bezos, uyu niwe nyiri Amazon. Iri ni ryo soko rya mbere rikomeye ku isi rikorera kuri internet. Yavuze amagambo meza kandi akomeye, aho yagize ati: ntukabwire abantu ibyo ugiye gukora, bikore ubatungure hanyuma uceceke. Nurangiza utegure uwundi mushinga ukomeze ubatungure, kandi ibyo byose ukomeze ubikore ucecetse. Ntugomba kumenyekana nk'umuntu uvuga cyane, ahubwo umenyekane nk'umuntu ukora cyane. Ikindi kintu cya kane ni ukwiyegereza abantu. Wishaka gushyira mu bantu bakuri iruhande ibyo wowe ukunda cyangwa se imyumvire yawe, ahubwo wige kumenya ubuzima bwabo, ibyo bakora, ibyo bakunda ndetse n'ibyo bavuga. Birashoboka ko hari ibyo ukora cyangwa se uvuga, ariko ugasanga abantu ubwira cyangwa se abakuri iruhande ntibabyumva. Icyo uba ugomba gukora ni ukwibaza ibibazo: ni ibiki abantu bashaka, ni ibiki bakunda cyangwa se bakeneye. Ibyo bigufasha kumenya neza abo ari bo, ugasanga mu gihe utegura ibyo kubabwira bikorohera kubera ko umenya ibyo bategurira kukubaza. Franklin D. Roosevelt, uyu yabayeho umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa 32. Akiri mu biro bya perezida Maison Blanche, mu gihe cye iyo yabaga afite umushyitsi we, yarabanzaga akamenya ibyo umushyitsi we akunda. Uhise wibaza icyo yahitaga akora. Yafataga ijoro ryose ryo gusoma ibitabo bitandukanye bijyanye n'ibyo umushyitsi we akunda, kugira ngo azabone ibyo azaganira n'umushyitsi we, aho kugira ngo azafate amasaha menshi yivuga we ubwe. Uyu mugabo yari afite ikintu gikomeye cyo kwiyegereza abantu. Rero nawe unyumva, uyu munsi tangira ubaze abantu ibibazo, uganire n'abantu, ubiyegereze kandi utangire gushaka kumenya ibyo bakunda. Bizatuma urushaho kubagiraho imbaraga ndetse no kubigarurira mu buryo bworoshye, kandi n'ikigero cyawe cyo guca bugufi kiziyongera. Birashoboka cyane kugira imbaraga ku bantu ndetse ukigarurira imitima yabo mu gihe hari ibyo bakorera, mu gihe uvugana neza, mu gihe ibikorwa byawe biba byinshi kurusha amagambo uvuga, ndetse no mu gihe urushaho kwiyegereza abantu, niko kubagiraho imbaraga no kwigarurira imitima yabo byoroha bitewe n'ibikorwa ubagaragariza. Iyi ni Ngazi Young TV, njyewe ndi Lucien Ruzagiriza.